noneho akangira n'abagenzi banjye bandi ukuri bageze gute bavuze. Ikibazo abanyarwanda bafite cyangwa abanyafrika ni ukudashaka ukuri no kutemera ukuri. Okay? Akandi kantu ndimo kushaka kuvuga nuko abantu ngiye ubwanjye kwirwanya nta mbunda yamufatanya. Mwana akarenza umwuka rushuye amagara. Buri abantu bagiye bavuga ibigambo byinshi no ku maradiyo cyane no kuvuga ngo u Rwanda akantu kato nabonye nkange Robert mbona ne ukagera gato kuko iyo ireto yirega ibi byayo utavuga ku byiza igira uburi ikibazo. None se bavuga ibyo kwisimbwa ndababara ubundi no kuvuga ko abarara hafi yazo. Nakubwiye ngo marayi yabonye umugabo wari we wese yibaza yuko ari muri gahunda ararembuza. Bisobanura iki? Bisobanura ko uyu muntu kwitimbwa nuko imbwa nizabana nazo. Wavugiye kuri radio Urumuri bikore. Wabwiye abanyarwanda ko politiki uyihagarika, wabwiye abanyarwanda yuko cyano yawe n'ibiganiro byose wakoraga bihagarara, nimba ko kuri umunyapolitike w'umunyakuri bihagarare kuko nibyo wemerera abanyarwanda kuko nguyu president amushiraho urwango rutangirira aho ngaho. Aranyangira ukuri namubwiye ndamubaza ariko wowe ko yari n'ubu bugufi bwawe umututsi arambye ngo baratumaze ndayaritwara hariya nawe ngo bambwira ko abatutsi b'u Rwanda muri barebare wowe nawe. Hanyuma kubera yuko kurwara ari ibintu bisanzwe ubwo no gukira ubundi byakabaye ari bisanzwe, ariko hari igihe bigorana cyane kubera yuko iyo utaramenya ikigo cyitwa African Healing Helbo bishobora kukugora cyane kuba wakira indwara yavurwa igakira mu kanya gato. Ubwo rero noneho basa n'abafite promotion kandi idasanzwe ku bantu barwaye indwara za diabete, hypertension, hepatite, impyiko ndetse na prostate. Abo bantu byako kanya babakoraho rikaka. Abantu bagira uburibwe mu nda bushingiye ku moko y'inzoka kugera no kuri amibe. Bene izo ndwara zose abahanga bazo nza ahantu bari ni muri African Healing Helbo. Bafite abaganga bakomoka muri Tanzania bazi kuvurisha neza ibimera n'imiti gakondo. Abangaba bakorera muri East Africa yose harimo n'u Rwanda. Bafite ubunararibonye mu kuvura bakoresheje imiti gakondo ikomoka ku bimera. Bashobora kuvura kandi abagore bakunda kugira ibibazo by'imyanya yabo y'ibanga, no kuvuga infection, imihango idakama n'ibindi. Bakavura n'abagabo bagira ubushake buke mu gutera akabariro, bakagira umwihariko mu kuvura abakeka yuko bahumanijwe no kuvuga kurogwa. African Healing Helbo bahamagare kuri 0788 883 cyangwa akamenyetso ko guteranya 255 75 69 563 nimero yo muri Tanzania. Ishami ryabo ryo mu Rwanda rikorera mu mujyi wa Kigali Kimisagara. Banafasha abantu bashaka kugabanya umubyibuho ukabije obesite. Imiti yabo ikugeraho aho uri hose ku isi kubera ko bakorana na DHL. Twongeye kubakira mwese tubahaye ikaze kuri Media Robert TV. Muri aka kanya rero nagira ngo nsuhuza abanyarwanda mwese aho muherereye ku isi yose. Singiye kuvuga ngo muri Amerika hehe mwese mbahaye ikaze kandi ndabegereye ndabahobeye buri muntu yumve ko namuhobeye mbikuye ku mutima. Umwami Imana abaho umugisha. Yesu ashimwe cyane 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 kuba twongeye kugaruka muri izi kamera za Media Robert Show kugira ngo tuze kugira ibyo tubaganirizaho. Nsuhuje abantu bose abanyamurenge aho bari hose mwese ndabasuhuje. Bashuti banjye bari kure bari bugufi bari hano Kampala tubana mwese mbahaye hug. Nago ndigiye nyine nkuko mubibona ndi kumwe n'umukozi w'Imana Reverend Ben Mugisha. Yesu ashimwe cyane. Ngo ikaze kuri Media Robert Show TV. Ubu rero tujya ngo tuganiza abanyarwanda n'abakunzi bacu n'abakunzi bawe. Numva ndabizi ko wari ufite na cyane yabaye ikiko yari umaze kugira hejuru cyane.
Oh no, kumbaye se mu binyamakuru byinshi uravuga iyi ari nyinshi zo ya indi iyo wari wagiye kuntumiraho niyo twabuze umwe twaje kubura umwanya byagenze gute ya mbere yitwa ngo rumuri narahagaritse nayivuyeho ntago nari ngikorerayo hanyuma njya kuri The Power of the Truth The Power of the Truth nayo imbaraga z'ukuri niyo nari ngikoraho ariko mu minsi ishize twagize ikibazo hariho indirimbo imwe y'umuhanzi w'umunyarwanda inshuti yanjye cyane kandi cyane twabanye turi batoya hanyuma mu bihe byashize hashize igihe kirekire turaganira arambwira ati iyi ndirimbo mubwira n'indirimbo ya kari nziza umuntu yayikoresha arambwira ati nta kibazo ntago nari nzi ko afite ba manager bazadukubita copyright najye yanjye bagiye nkubisemo copyright impanda nashizeho impanda sinzi umuntu wari warayijya ariko nawe ari yawe bwite iyanjye ubwanjye bita copyright bidasanzwe ariko ndashaka kuza umuhanzi rero yaragize yankubitishije copyright kugeza ubwo YouTube ifunze The Power of the Truth abo twakoranaga bararakara ariko nta kundi twari kugira ko nagirageje kunegotiating uwo muhanzi ariko bigaragara ko inyuma ye hari izindi mbaraga zatumaga nawe nta kundi yagira nyine ntako yagira kuko ari mu gihugu iriya yes nuko twinjiyemo na ito Robert nakujya kwa style na dance kwa style na wapa kwa style na dance hapa na gaza huko na huko ise bravo the sister cyane ngo dance yes ariko we nusaza kuna kuzeka nanga gusaza buri hanyuma rero ikiganiro cy'uyu munsi tugiye kuvuga ku kintu cyitwa mu nyangire no kugendera mu kigari bimaze abantu wenda ku isi yose bibaho ariko none tugiye guhera ku bene wacu abanyarwanda giye ufite ikibazo umuntu niba adakunda leta akangana Kagame nanjye kuko uri inshuti yanjye ukora icyo gikorwa cyo kwanga leta ukangana president wacu nanjye nzagufashe ngo twerere kwanga nimbyanga untuke genda umupastori uraza kumbabarira yego Bibiliya iravuga mu gitabo cy'abakorino iravuga ngo nuwanga mwene se nawe numicanye subiramo uwanga mwene se uwanga umuntu wese ufite urwango ntaba atandukaniye n'abicanye no kuvuga ntaba atandukaniye n'intera hamwe cyanditswe n'ubundi kimwe cyatsinda mu izamu rimwe n'icyanditswe kiri mu Baroma 13 murongo wa mbere no wa kabiri kuko haravuga ngo umuntu wanga umuyobozi Imana yashizeho azashirwa mu rubanza Bibiri tubwira ngo dusengere abayobora ubundi kankubaza ubundi umuntu ajya kwanga nka president abenshi babanga batanamuzi nta no bigize banahura ugeze kumbabarira mfite abandi bagiye gripe it's okay uraza gukira mu izina rya Yesu uvuga ngo umuntu yanga umuntu kubera kandi abantu benshi mw'abanyarwanda umuntu aragenda agakora ibyaha akabikora bizi ko yabikoze noneho aho kugira ngo yihane ahubwo isona akazihindura iki umujinya rero wakwanga nk'umuntu ahagarate akanyuhereza voice note ndacyayifite wa muntu we nzayishyira ku karubanda yaranutse ngo nihomye kuri leta ngo reka baze banyore bantware asura mu byamagambo yose aratukamyita imbuga ngo ubundi imbwa nkawe twaragufashije tuze ngo se kumfasha kwanyu twageranye contract ngo nimumfasha nzabakorera ibi nibi no ari ikibazo nkunze kubaza iyo umuntu ahagaze akavuga ngo ibya bindi biri bavuga bene no mujura kandi ari je nabagaburiye ari je nabaryamishaga abantu uko babaye nibo baza nkabagaburira bagashyikira iwanje nkabagaburira nkabaryamisha nkakora everything we kubera ko yazanye inoti y'igihumbi uri umujura mwiza nk'abumujura ndiba bakarya abantu kugenda icyo nashakaga kuvuga ndashaka kuvuga ni umuntu amavuta arimo niyabonamo abandi buriya nta marayi igibona ko abantu bose atari ba marayi umugabo wese uciyeho iramurembuza ibizi yuko ari marayi genda babwira ko icyanvanye mu Rwanda naje ukwanjye na disatinze igisirikare cya RDF hari icyo nahunze ufite kuntu waje muri Uganda arabandi bavuye bafite impamvu zitandukanye impamvu yaje nagwe huye in fact genza muri Uganda
ngaruka ntago naje mva Kigali wavuye Burundi naje mva Burundi mfite ko navuye Rwanda njya Burundi mfite nuko navuye Burundi nza Uganda sasa rero nkagenda ngafata ibyawe ntago ugomba kuza kunyishira ku mutwe ntago ugomba kunyikoreza ibyaha byawe ntago ngomba gufatanya nawe ntago ari order urinde nuko nukiriki niba okay reka tuvuge muri magambo niba ushaka komba ikigarasha gendo be wenyine ikigarasha minizi ikigarasha niye meaning ikigarasha ni ubundi leta y'u Rwanda yashizeho ka password kazina nkako uvuga ngo abantu barwanye leta bose ni ibigarasha ubu nuvuga ngo rero utamufashije kugira ngo uvuge ushimangira ibyo avuga ariko hariho n'indi myumvire Robert ngiye kubaza ikibazo leta yo ishingira kuki yita umuntu yirwanya nta mbunda yamufatanya mwana akarenza umwuka rushuye amagara buri abantu bagiye bavuga ibigambo byinshi no ku maradiyo cyane no kuvuga ngo u Rwanda akantu kato nabonye nkange Robert mbona ne ukagera gato kuko iyo leta yirega ibi byayo utavuga ku byiza igira uburi ikibazo none se bavuga ibyo itakoze hari ibyo bayakoze hari n'ibyo bitakoze vuga ngo ni cya kimwaro gihinduka umujinya tuze kwijambo mu nyangire maze imyaka from 2017 up to now maze igihe nkorana n'abantu bumva yuko leta y'u Rwanda itakakwiye kubiriho ahubwo aribo bakagombye kuba bariho ariko nigeze kumva naho akantu gato bakuvuzeho ombabare torakavugaho baravuze ngo wahungitaga impunzi ngo ufatanyije nakayihura wowe ibyo bintu baravuze ngo wakoreraga leta y'u Rwanda mu ibanga ufatanya na Kayihura mu gushyira abanyarwanda mu bibazo ndagira ngo iri jambo ndigarukeho byaravuzwe cyane kuko buriya iyo abantu bavuga utavuga abantu benshi bemeza yuko ibyo bavuga ari ukuri iyo ucecetse nanjye nabanje kandi niyo mbunda yanjye ngira jewe imbunda yanjye no guceceka vuga ba David baramvuze baragiye yarapfuye Imana imwakire cyangwa se uwo yakoreye amwakire n'abandi benshi n'ababa bari Buraya bari muri za Amerika n'ahandi ariko bakavuga batanze ko nari ngiye kwica amakanzu no ijambo ryavugwaga ngo jewe nakoranaga na Kayihura nakoranaga na Eke n'abandi mu gufata impunzi ntabwo je nkora mu mpunzi icya kabiri nta rwego rw'ubucamanza na rumwe nakoreye icya gatatu nta rwego na rumwe nakoreraga rw'igisirikare cyangwa CMI ngewe ntabwo nigeze kunkorera CMI n'umunsi wa mpamvu se babivuga kuriya ngira ngo nuko utawashije kuba wakwegeranya na ishyaka ryitwa ngo ni RNC mu kuba wenda uri muri ishyaka runaka cyangwa nabandi please sinzi amashyaka jewe bene mugisha ntago ndi impunzi ayo mashyaka ni amashyaka y'impunzi cyangwa abarwanya leta ndi muri Uganda nk'umuturage wa Uganda ntago mfite kujya kurwanya ikindi gihugu kuko ntago mu nshingano mfite zo gukorera Imana harimo kurwanya amareta ngende umuturage wa Uganda n'umunya Uganda sindi impunzi nta kibazo nigeze ngirana na leta y'u Rwanda cyatuma n'aba pastor nabo bajya babikora nta pastor se numvishe mu kibazo cya Nuza Rusesabagina no yari afite inyungu uriya yari ari muri business bari bamuhaye agafaranga ajya kubazanira Rusesabagina agasonshaka ko yagiye kubaza ako nawe yarabyemereye kandi na uriya musaza Rusesabagina nawe yarabivuze ati umugabo yaraje rwose igihe nawe ari umukozi w'Imana yambaye amakanzu umukozi w'Imana utashobora kujya kuba involved mu gikorwa nk'icyo just kubera ko wenda abantu bakubonaga nta ruhande urimo rw'izo gahunda zo kurwanya leta y'u Rwanda noneho bagatekereza ko washobora kuba uri ukorera leta y'u Rwanda kuko impunzi zigira n'urugambo burya bakuriyetinga ikintu kinyuma bakagishyiraho ngaho nje bavuze ngo ndi maneko w'u Rwanda ibivugwa mu nyangiri iyi ngiyi iva ku bintu bitatu n'abantu dukorera neza
noneho bakananirwa kwishyura iyo neza, bakananirwa gushima iyo neza, ahubwo ineza tubagiriye ikabazanira ishyari. Ugomba gukomeza ineza kubera ko n'ubujewe buri gihe uko mbyutse mbyukana n'ibindi bibazo bantera abantu, ariko still nkabasabira imbabazi ku Mana. Nk'ubu wanyisimbwa akanyitabira ikibi cyose arakintu kari umuntu mukuru, najyaga mbona ko ari umuntu ukomeye ufite mu mutwe yatekereza, akanuka kuri mama, akanuka he buri kibi cyose ahanuka, na voice note irahari muri telefone, ndayishyira mu kiganiro iki cy'ubutaha. Uwo mugabo ndariba jewe icyagutoroye mu Rwanda n'icyamvanyeyo birahuye, jewe nze ngushigikire. No Robert ndagira ngo usabe nturakare. Nago narakara. Iyo umuntu akwisimbwa ndababara ubundi no kuvuga ko abarara hafi yazo. Nakubwiye ngo Marayi yabonye umugabo wari we wese yibaza yuko nawe ari muri gahunda, ararembuza. Bisobanura iki? Bisobanura ko uyu muntu ukwita imbwa nuko imbwa nizabana nazo. Tuve kuri iki kintu, yes, tugaruke kuri iki kintu cya Munyangire. Jewe icyupfa nuri uri kuri kamera ntacyo nzi. Niza nkamuramutsa nagaruka iwawe ukambwira ngo kubera icyo uramutse umwanzi wanjye uzaba umuhohoteye, kuko n'umwanzi wawe si umwanzi wanjye. Sinzi niba ubyumva neza. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, abantu benshi muri abantu bitwa ngo bari muri opposition, abantu ngo bitwa ngo bariho barafasha, nagiye gusanga in fact u Rwanda nta opposition rufite. Nayo pe. Second, nagiye gusanga abantu bavuga ko bazabohora abanyarwanda bababohora kuva 2017 mbumva nta ruhande na rumwe nigeze njyamo, mbumva mbaha interview. Urazi ko mu bintu bimwe hari abanyanze igihe bavugaga ko nyakubahwa perezida w'u Rwanda ngo yapfuye. Urazi ko nari mu interview ndi mu kubaza uwabivuze. Agasaka kantu tugasubireho. Namubajije urakibuka ikiganiro kirahari kuri YouTube kuri Radio Urumuri. Namubajije ntise namubwiye nti urabeshya abanyarwanda, Perezida Kagame ubwiwe arahari. Ejo bundi yaciye Rwamagana, ndanabyibuka kuko abana bari babimbwiye. Yaciye Rwamagana ajya mu rugo, aca no kuri supermarket yari harajya kugera. Batangiye kumuvuga no jewe yes kumuvuga ni factory i Kigali cyagiye mwirebera ndumirwa. No jewe ndamubwira ntise naramuka abonetse urabigira uti? Ati ndakatsbagwa naramuka abonetse iyi cyano yanjye ndahita nyivaho, politike ndayishira ku ruhande. Igihe les excellence yabonetse, umwe mu banyamakuru nakoranaga nawe akora ikiganiro ati noneho rero president yabonetse, bya bintu wavugiye kuri Radio Urumuri bikore. Wabwiye abanyarwanda ko politiki uyihagarika, wabwiye abanyarwanda yuko cyano yawe n'ibiganiro byose wakoraga bihagarara, nimba ko kuri umunyapolitike w'umunyakuri bihagarare, kuko nibyo wemerera abanyarwanda, kuko nguyu president amushyiraho urwango rutangirira aho ngaho. Aranyangira ukuri namubwiye, noneho akangira n'abagenzi banjye bandi ukuri bageze gute bavuze. Ikibazo abanyarwanda bafite cyangwa abanyafrika ni ukudashaka ukuri no kutemera ukuri. Okay? Akandi kantu ndimo gushaka kuvuga nuko abantu ngewe ubwanjye kuva ndi umwana w'imyaka 10 n'ingahe niwe nagiye mu gisirikare, nagiye ndeba fande natojwe na RPA, nigishwa RPA. Noneho muri RDF niho nakuriye, bagihindura izina ry'ingabo z'u Rwanda. Mura mbona afande no mugabo, His Excellency no mugabo. Je kubwanjye nka Robert sijya wayi kubona president kama yeye, kubeshya n'icyaha barakwica. Nindurubunki uyu munsi urapfuye nyuma y'iki kiganiro. Uvuze ngo iki? Nibo bazi kwica bonyine. Uvuze ngo iki? Mfite Imana irinda. Uvuze nijyo mushizeho President Kagame n'umugabo. Ushingira kuki? Kubyo barajya bakikokora akavuga ngo tugiye gufata u Rwanda, bakarwana bakaryana abirebera.
reka ubwire baravuze bavuga y'abagombozi bavuga kuva mu bihumbi 2000 kuva mu bihumbi 2000 ni fact kuva bamuteze abo bose abandi bagiye bapfa bagenda bapfa noneho ikintu kimbabaza nta muntu upfa hanze ngo nabe yishwe n'inkotanyi burupfu wese ngo ni inkotanyi n'uwishwe na sida n'uwishwe na kanseri. U Rwanda rwaragowe kweli. Ariko rero je ikiza nakundiye His Excellence yaravuze ati abo bose bajya no gukorokomba kuvuza ihembe utukana ataba batukana bose bari hanze za YouTube cyane babikora mugende mu batsindishe ibikorwa kandi kuko ati je ndubaka inzu yanjye yo mutamenwa nyisakari hazagorwa uzaza kunsanga he mu nzu yanjye hano shaka kujya inyuma hiririya ku murugabano uvuga ibyo uvuga ariko igikorwa even the president Museveni yarababwiye ati ibintu byose mubikore wiba yibe unukantuke ariko ibintu bibiri mutazakinisha gutora imbunda ngo murarasa Uganda no gutuka umugore wanjye ni ibintu bibiri uwo no mubyeyi urumva ni ibintu bibiri harakabaho president Museveni harakabaho na Kagame urashaka kunzana ibibazo ahoze otinyandi uri impunzi je sindi impunzi mweraho sanze ahubwo niwe wakabe bivuga jewe ndahangana nabo ntacyo bari buntwari ndavuga ukuri kuko namaze kumenya yuko nyimara gusoma Bibiliya nsanga integeka gusengera igihugu kugira ngo kibone mu n'abayobozi ba Uganda ngasengera n'u Rwanda sengera president Yoweri Museveni tubahaburwa ngasengera president Paul Kagame ni ukuvuga ngo uko kuri muri Bibiliya ni nkuzire wari kufani wangapi basi bino byamunyangire nibyo turiho jewe nimba narabonyeho president Kagame namubonyeho inshuro ebyiri nimba yaramfashe ko mu ntoki ni inshuro itariki imwe z'ukwezi kwa 12 igihumbi 1990 muri stade Huye Butare kuva icyo gihe sinongeye guhura nawe abanyibye ntago ari baboherezaga kuko ntago bubaka amazu ye abantutse siwe bababwiraga ngo ni mugende mu mutuke kuko we ntago yari kurinda kuntuka yari kuza kantora we bari akankora icyo ashaka urakoze cyane kuko yari afite iyo capacity ntago yari afite capacity yo kwirirwa aterana amagambo nanjye abandasheho ntago ari wowe batumye bandasheho kubera ko bari bafite inyungu zabo in fact bamwe baranapfuye urabyumva nta kibazo rero giye nagirana na Kagame kandi mu buzima bwanjye cyangwa mu mikorere yanjye utagiye ikibazo nawe none kuba icyo utashobora kuvuga uti ni umugabo koko none se musanzwe no umugore ntago bisaba abagabo bose ntago ari intwari ariko fande ni intwari no umuntu abintwari yapfuye se Bibiliya itubwira umva Bibiliya ntago itwemerera kwita umuntu intwari ataratabaruka kuko inyuma y'ubutwari hashobora kubayo ububwa ibyo ngibyo Robert cyurakize spiritual ariko jewe umuntu yakoze ikintu kizima ubaye intwari hariya kabisa kuki utabivuga se ubutwari bwe buragaragara voilà ariko se umuntu ukamubaza ikibazo notangiye kunga no ubutwari bwe bugaragarira hangaha ndayira yogera ni mu Ruganda ndarayira mvuga nti iyo ataza kuba Kagame inyuma y'ibyari bibaye mu Rwanda nta Rwanda abanyarwanda bari kuba bafite amen aho si byose why umujinya abatutsi bari bafite ntago ari gutuma u Rwanda rubaho umujinya abahutu bari bafite ntago ari gutuma u Rwanda rubaho uranyumva umujinya abanyarwanda bari bafite n'imico bari bafite bagombaga kwihorera kandi nabaya yataza kuba we ngabanyige afata umwe amwereke kangana n'undi afata undi amwereke kangana n'undi abaho abashire kuri levimwe uburinganire nkurayirira Imana yo mwijuru nta mahoro rero aho ngaho atari intwari uracyumva ubwo ni ubutwari nituvuga ngo yoherezwe n'Imana kugira ngo arengere iki gihugu akibohore yongera nagishire ku mutindo kiriho kijye kuri line kijye kuri level kigezeho kandi bado aracyacyubaka nta namubeshere kuko jewe iyo nsanze abanyarwanda reka mbivuge abanyarwanda usanga umututsi avuga ngo abatutsi ngo twagize ibibazo abahutu baratwica abahutu batabatutsi baratumaze bakaba muri ibyo ngibyo ejo bundi nawe abajije arwo nabajije ariko kankubaze
intambara yo ku Rucushu yari y'abahutu n'abatutsi yari y'abega n'abanyiginya none se ni ryari abega n'abanyiginya bigeze bicarana bagasabana imbabazi mubone kuvuga yuko ikibazo mufite ari abahutu n'abatutsi none nababaza nti se ko muvuga ko abatutsi babamaze Kayibanda yishwe n'umuhutu yishwe n'umututsi fosho umunyamakuru akakanusha koza gakatinga ugashira ku ruhande ikintu cyitwa moko yes bintera isesemi completely sinshaka kumva ngo n'umuhutu even ni Robert kandangize kuri aka kantu reka ndangize kuri aka kantu nabajije mbonye umutwa yishwe n'umututsi ko abatutsi aricyo kibazo no umuryango wambonye umutwa n'uwa Kayibanda ni ryari mwatweretse reconciliation hagati yabo kugira ngo uze kuvuga ngo umuhutu n'umututsi nibo bagomba kumvikana amahoro agahita aboneka muri ako kanya induru Kagame yakoze ikintu gikomeye cyo kwicaza abantu ahantu hamwe kitigeze kinakorwa uburenganzira bungana abega n'abanyiginya ntago bigeze bakora iki kintu ngo bicarane basabane imbabazi banasangirire hamwe cyase basigayemo ikintu cyo ku Rucushu mbonye umutwa na Kayibanda ni ryari basabanye imbabazi ku buryo wumva yuko rwose ibintu byakomera ejo bundi twarimo tuganira n'umutipe muto tuvuga ariko ku gihe cya Habyarimana ku ngoma Habyarimana abakire abenshi bari abatutsi niko byari bimeze bakaje guhakora ahubwo cenja nibaza ariko zibundi kujya barubangura reba abantu zo inguyi ndapfeje ubundi Rwigara Rujugiro we ntago yari afite project nyinshi mu Rwanda kuko in fact we yari n'impunzi icyo gihe yari Burundi ariko ntago byamubuzaga kuza i Rwanda even na His Excellency Paul Kagame yagendaga i Rwanda ari ubuntu buto budafite umumaro ku gihugu ku banyarwanda butuma batandukana so iriya munyangire rero munyangire sigiye amoko umuntu yavuye i Rwanda reka ngurugero umuntu yavuye i Rwanda yibye amafaranga y'igihugu bamuhaye amafaranga ngo ajye gukingura za ambassade niko tubyumva acaho adatanze report none jewe arashaka mushyigikire arashaka Robert ajya inyuma kandi reka inyuma yawe ibara amakosa twagiye dukora kubera inzara muri ubu buhungiro byararangiye mukureyo icyizere y'amatsiko amaso bakureyo amaso bakureyo na kuvuga ngo hatunayo wakati wa kwenda kupambana vita za hovyo munyangire no ikibi Robert ikibi nago zango ngo nange His Excellency Paul Kagame ntacyo yigiza nkora yamuziki no ikibi nimba uhari umuyobozi mu Rwanda utashyigikiye umunyarwanda wagize ibibazo tuzamuvuga nibavuga ngo umuyobozi yisha umuturage tuzamuvuga ariko ntago tuzamuvuga kubera kumwanga tuzamuvuga kugira ngo ahinduke none n'ikindi jewe naje gusanga by'amoko mu Rwanda ntago bikiriyo iby'amoko bisigaye mu mpunzi n'abantu bari hanze mu Hutu Mututsi dukoza dushaka utaza kuvuga ko bidahari ibi nabyo tubigendereho nta munsi n'umwe minisitiri w'ubumwe bw'abanyarwanda wira atavuze abahutu nese baba hanze y'igihugu hari umunsi n'umwe umuntu witwa Ezekiel hari umunsi n'umwe we yaramututse hari umunsi n'umwe bwira atavuze abatutsi amoko yashize gute yahanaguye mu ndangamuntu yasigaye mu mitima namwe nimukajye tuzajye tuvuga imbwa karimbwa n'ihene tuyita ihene ariko genda nabyanga buryo urabyanga ariko ubyanga ntago ari we wateranyije izo nyuguti iyo umuhutu umutwe umututsi niwe waziteranyije mu kwezi kwa kane ni bande bibuka ni jenoside yakorewe abaki abanyarwanda abatutsi yewe none se urakibagirwa icyo ngicyo ntabwo wakibagiza abanyarwanda nubwo bimeze bitera ivranda nubwo bimeze gutyo umuntu azajya abifatira mu mutwe we bimugumemo nkuko wabivuze abigumana iyo ngiyo amenye ko ari umututsi amenye ko ari umuhutu amenye aduha amahoro batuveho ati icyo tuvuga ni iki ngiki
nimba nakanya nzaza tuganire kuri iki kintu cyitwa ubuhutu buvugwa n'ubututsi tugishakire ntago byigeze nubwo ari amoko y'abanyarwanda ntabwo yigeze abaho n'abahutu n'abatutsi bandika amazina nabi ni amatsinda Robert harya ntabwo uri umututsi niko wumva none se ariko ni umututsi ntago mbiri none se reka nkubwire iyo bapima ubututsi barebana ku ntoki bande izi ntoki intoki ni nziza izi ni zakamye nkasha zeyo rero arabavuze ejo bundi arabadusekeje avuga ngo izi ni zakoze akagera njye mbona asa nk'ufite mu ruhututu abanyarwanda bafite ibibazo umuhutu muremure mwiza w'izuru akababwira ngo ugende umututsi yatutsuye umva hari ngo minisitiri amaze kuvuga ngo ari yavuze ngo iki ngo abahutu ngo birwa bajya gutariya bafite ipfunwe yavuze ngo iki nyibutsa mu muhungu wanjye ijambo yavuze onda itavuga ngo ariko se ngo nkaburiya ngo iyo ubona ngo sinzi ngo uyu umwitani wa mpastor ntabwo ari empty mind ntabwo narivuga n'umukozi w'Imana ni Pastor Claude ngo kuvuga ngo y'abahutu ngo kandi nawe akaba bishigikiye uwasata abusire minister we so no ngo tugendeye kubyo bavuga ngo umuntu n'umututsi minister arabyujuje uje ntabyo dusimbishaka so ikintu nshaka kukubwira nukuri ko Imana moko ntabwo nyakunda no ibintu byose Robert tugasiga turi abanyarwanda byaba byiza kurushaho nukuri ibi ntago ari iby'ubwoko abanyarwanda yo kuva na kera no mu gisirikare ntabwo narobanuraga umuntu wari we wese nkunda abantu b'Imana nkunda n'abakongomani nkunda n'abarundi nkunda iyo kugira ngo nkunda umututsi byamariye iki no iki ni ikibazo gikomeye kugira ngo ugihanagure mu mitwe y'abanyarwanda njyewe hari umuntu nigeze gusanga urambabarira namusanze aho Mengo nka ku Trinity mugabo mugufiya izuru rigeririya nsanga ahagaze ati jyabahutu barashobeye ndamubaza neze kaza bagushobeye gute ati abahutu baratumaze ni nawe se kubera igize no ndamubaza ni nawe uri umututsi se namureberaga hanze guri ni nawe uri umututsi se ati ubona jewe nacitse ku icumu ati umuryango wose barawumaze ndamugani rero iki kintu gikure mu mutwe wawe ukuresha konyine imvura iraje ngira ngo tubenze ikirere ndabona kituhindukiye ikirere abakunzi bacu turakomeza ikiganiro twaza kugikomeza nyuma gato cyane katubanze tugamiye imvura turagaruka mu kanya murakoze cyane ndamubaza ariko wowe kweri n'ubu bugufi bwawe umututsi harambye ngo baratumaze ndaritwara hariya nawe ko bambwira ko abatutsi b'u Rwanda muri barebare wowe nawe hanyuma anyereka undi mugabo ngo urabona uwo nguwo nti ngo abo nibo batumaze ndamuneba ari wowe wari n'uyu umututsi ninde no kuvuga hariho uburyo mu nyangire yinjiye mu banyarwanda ikoresheje amaturufu hari utanashobora ikintu navuye ugapinga we n'abanyarwanda kugeza ubu ngubu nago gifite intambara y'amoko no mu nyangire ntago isaba mu nyangire ifite ukwiza ifite n'ikishingiraho ikintu cyo nanjye nakubwiraga ko umuntu Kagame nimba yarakuyoboye nabi no katuze mu gisirikare wanyu section commander niba yakuyoboye nabi ntago ari kuvuga ko platoon commander yakuyoboye nabi ushobora gusaba bakagushyira mu yindi section cyangwa bakabaho ukuntu nago wasaba deployment ahubwo no yo mujyanye ibibazo hagati yes viongozi bakareba ukuri kuri he hanyuma bakabatandukanya kugira ngo atazaba ikibazo nimba rero jewe naragiranye ikibazo na Robert ntabwo ari umugore wanjye yagiranye ikibazo na Robert okay none ugiye kugira ngo nyene mbwira umugore ni nyangira Robert ni shitani ukumureba amera n'amahembe ninjoro ati kandi kumanywa buri umurebye neza n'inyuma ku kibuna afite umurizo niwe munzi wiwe hejuru y'inzu ntagarindwa n'abantu arindwa n'inzoka
wamwumvise abantu barabeshya umugore nigeze gufasha umugore umwe muri abo ngabo bitwa ngo ni opposition urumva umwana we yarabaye nabi ari i Rwanda ngo yararwaye abwikirage umwana w'umukobwa nshyiramo isene zanjye mukura i Rwanda ndamuzana agira iwanjye ndamugaburira ndamwondora mugurira umwenda nta kintu n'ikintu kimwe yari afite nyina yamaye amayero 200 ariko bwakeye mu gitondo abwira abantu kubera ko twe twumvikanye agomba kunyishyura bwakeye mu gitondo abwira abantu ati yarongoye n'umukobwa wanjye umugore wanjye atese ko nabonaga twamuhaye icyumba kiwe wajya kugenda uwo mugore ni waza gakarara mu cyumbi ibintu birebire abanyarwanda no yishyira abwira abantu abanyarwanda bose abashyiramo mu nyangire buri umwe wese akajya avuga Robert kubw'akanya kanye nyemerera nsezerere abanyarwanda ahangaha ngewe rwose igihe cyose uzanyenera I'm ready. Okay, ndahari. So you are ready. Reka tusoze ikiganiro gutyo ariko cyo nashaka ukomozeho uzibuke ko tugomba gukora episode ya yingi y'ikiganiro cy'ingiki ya kabiri uzakomoza ku kintu cyitwa mu nyangire nanone ariko noneho ari nabwo zaba numvikanisha voice note iriya mugabanuka bamumenye ndanamumentioninga ariko ndagira ngo ngusabe nituzaba turi ari gihe dukorana ikiganiro unyemerere we kuzanamo abandi bantu wibuke ko gihe nibwo nkari ngibi ndi umunyamakuru professional niyo mpamvu nakunda kuvuga amazina y'abantu na minister w'ubumwe namuvuze kubera ko ari in public kandi rwose yewe abayobozi bacu niba yakoze ikosa nago tugomba no kujya tumuvuga cyane Bibiri tubwira yuko umuyobozi mubi aba ameze nk'icyaha hejuru yabo ayobora kandi ntago impumyi yayobora iyindi yayigusha mu kinogo anyway wenda magambo make niyo yahumiriza nkuyobore ariko jewe kandi urabizi ko nari mumiriza nkuyobore so muri make tuzasubira tugungiye dukora ikiganiro kuri iki kuko uyu munsi ufite gahunda ndayizana na gukatize nye ngomba kujya gushaka umugati w'abana ni nayo mpamvu mutakimbona kuri YouTube cyane no kubera ko akazi kabaye kenshi abanyarwanda bo muri Uganda bavuga ikinyarwanda n'abana Uganda ndagira ngo mamenyeshe ko His Excellency Yoweri Kaguta Museveni Tibuhaburwa yagarutse kandi ndagira ngo mbabwire ko iki ni igisangiye cya kabiri iyi ni tamu ye ya kabiri aje iyindi tamu zose yayoboraga ari Yoweri Museveni ubu ngubu Tibuhaburwa twamuhaye akaruru twamutoye umwaka ushize imyaka 5 ishize ubu kandi yagarutse rero akakanyuzeho nimwibagirwe gutora Yoweri Kaguta Museveni muze muri benshi dusimbera yini tumutore bamututse kari umunyarwanda arabyemera aravuga ati kuba umunyarwanda se bintwaye iki so nagira ngo rero kano nkarangirize Robert kuri channel yawe umwanga umukunda niwe muyobozi wa Uganda kandi azayobora kugeza igihe Imana izabonera yuko abana Uganda bamurushe ikaba ari mukuraho wowe ku giti cyawe ntago wakuraho na muyobozi uzagukuraho naho warasi Imana itavuze ngo nagende nabazajya. Thank you very much. Thank you Reverend. Thank you bro. Ben Imana igumugisha cyane urakoze cyane nanjye mboneyo umwanya kugira ngo mbasezere mbabwire ngo bye bye nakagaruka ku biganiro byacu episode ya kabiri mu yitegetse uzaba ufite umwanya uhagije. Asante ni sana. Guru